Reka nkusuze kandi nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Reka nkushimire wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye, wowe uhitamo kubana natwe umunsi ku wundi. Uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro gakomeye cyane, wowe ubana natwe mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Nawe mushya rero, reka nkuhe ikaze, wiyumvemo ikaze, wumve uguwe neza. Aha ni mu rugo. Reka nkusabe nukunda ibyo dukora ukande subscribe, ufungure akazugira ndetse ukande like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugiriraho ku gihe. Reka nkusabe kandi kugira ngo turusheho kuryoherwa n'ikiganiro, wibuke kujya muri comment udusangize igitekerezo cyawe kugira ngo ikiganiro cyacu kirusheho kigenda neza. Reka nkusabe kandi niba uri mushya wibuke gusangiza iki kiganiro ku muntu w'inshuti yawe wumva iki kiganiro cyafasha, wumva cyagirira neza. Ni ikiganiro tugiye kugaruka cyangwa tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wakora kugira ngo ube wagenda ucika ku ngeso y'ubusambanyi, ingeso itari nziza, ingeso isenya ingo, ingeso ituma abasore batubaka. Wowe bana natwe rero, niba iyi ngeso yarakubase cyangwa se niba uzi umuntu yabase, wumve ku buryo wagenda ushobora kugenda umugira inama mu buryo butandukanye, nawe akagenda yikiza ingoyi y'umwanzi. Nagutindingiye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Joshua. Abantu benshi bakunda kwibaza niba umuntu wabaswe n'ingeso y'ubusambanyi hari uburyo yakoresha akaba yayicikaho. Bimwe mu bibazo benshi bakunda kubaza cyangwa bakunda kutubaza, abantu batubaza uko bava mu bubata bw'ubusambanyi, kwikinisha, kureka kureba filimi z'urukozasoni n'ibindi bigendanye n'ibi ngibi by'ubusambanyi. Imiryango myinshi yagiye isenywa n'uko abashakanye bamwe baba barabaswe n'ingeso y'ubusambanyi bakagenda bacana inyuma iyo bageze mu rugo. Gusenyuka rero iyo byagenze gutyo biba bikomanga ku muryango. Niba ufite ikibazo cyo kugira ingeso y'ubusambanyi, iki kiganiro ni wowe kigenewe. Niba kandi uzi umuntu ufite iki kibazo, musangize iki kiganiro, kizamufasha cyane mu kucika kuri izi ngeso twavuze haruguru. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora kugira ngo ube wacika ku ngeso y'ubusambanyi, emera icyaha cyawe. Hari uburyo bwinshi ikiremwa muntu gicumura: kubeshya, ubugugu, kwiba, ubusambanyi, uburiganya n'ibindi. Imbere y'Imana ibyaha byose birangana. Mu gihe wakoze icyaha cyo gusambana, icya mbere ugomba gukora ni ukwemera ko wakoze icyo cyaha cy'ubusambanyi. Muri Bibiliya handitse ko nureba umugore utari uwawe ukamwifuza, uba ukoze icyaha cy'ubusambanyi. Intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukwemera ko wishe itegeko ry'Imana, wakoresheje igitsina cyawe mu buryo butari bwo cyangwa mu buryo butagenewe. Niba wumva umutima wawe ugushinja ko wakoze icyaha, ni byiza, uri mu nzira ya nyayo yo gucika kuri iyi ngeso mbi. Kwemera ko wacumuye ku bantu no ku muremyi wawe niyo ntambwe ya mbere izagenda igufasha kugenda ushyira kure icyo cyaha. Niba rero waraguye mu cyaha, emera icyaha ko wagikoze ndetse uba ugenda utera intambwe ya mbere igenda iguca kuri iyo ngeso y'ubusambanyi. Ikintu cya kabiri uzakora rero ni intwaro y'amasengesho. Ugomba gusenga. Abantu turikunda, turi abanyabyaha, niyo kamere yacu. Ingeso y'ubusambanyi, kuba imbata ya filimi z'urukozasoni n'ibindi bigendanye n'ubusambanyi ni ingeso utapfa gushobora kureka ku mbaraga zawe. Inzira ishoboka yonyine ni ugupfukama ugasenga, ugasaba Imana ubufasha bwo gucika kuri izi ngeso. Gusenga ni uguhozaho, gira igihe gihagije kandi gihoraho usenga usaba Imana gucika ku ngeso y'ubusambanyi no kutongera gusubira muri izo nzira. Fata umwanya ubiganiriza Imana yawe, kuko burya ntacyo wageraho atari ubufasha bw'Imana. Si mu byiza gusa rero, ahubwo no mu bikugoye Imana izajya ihorana nawe. Guha ubuzima bwawe bwose Imana, ukayereka imitwaro ikuremereye, nibyo byonyine byagufasha kurwanirira no gushaka gutsinda icyaha ku giti cyawe. Ntacyo wageraho rero utayifite. Intege nke za muntu ntizagufasha gukira ibyaha. Imana yonyine niyo igufasha gutsinda ikibi n'igisa nacyo. Ikintu cya gatatu uzakora rero, uzagenda ushaka umuntu w'inshuti yawe, umuntu wizeye, umuntu w'inyangamugayo, umuntu uzi w'umugiraneza nyine wakugira inama zikagufasha,
ugende ubimuganiriza. Nicyo kintu cya gatatu uzakora. Nubwo twabonye ko ugomba kwemera ko uri umunyabyaha, ntugomba guheranwa nabyo. Umubiri urashukana kandi ufite imbaraga nyinshi zipushingwa na Satani, ari we mwanzi wacu udusunikira kujya gukora ibibi. Nyamara aho guheranwa n'ikimwaro cy'ubusambanyi bwakubase, shaka umuntu wizeye ko atazakuvamo ibimuganirize. Uzumva uruhutse kandi mujye inama zagufasha gukomeza intambwe nziza watangiye. Nubwo atakugira inama, yagufasha kandi akagushyigikira ku cyemezo cyiza wafashe cyo gucika ku ngeso y'ubusambanyi. Wowe uzabimuganirize, uzumva umutima wawe ubohotse, ugende wumva uri kwanga icyo cyaha cyagiye kikubata. Ikintu cya kane ugomba gukora, hindura ingendo, hindura icyerekezo, ihindura ibyo wakoraga. Burya ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikesha isuka. Niba wamenye ko ufite ikibazo cy'iyi ngeso yakubase, ukamenya aho ituruka, uhindure inzira zikuganishayo, maze uzirinde, ugendere kure yazo. Hindura inshuti ndetse n'ibindi wamenyereye uzi ko bikwegereza inzira z'ubusambanyi nka filimi z'urukozasoni, ubyirinde, ubigendere kure. Ndetse na za nshuti zawe zituma wisanga mu biganiro nk'ibyo, mu bikorwa nk'ibyo, ubigendera kure kugira ngo birusheho kugenda bigufasha. Ikintu cya gatanu ugomba gukora ni ukwiha intego. Ishyire mu mutima wawe ko ufite imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Nushyira mu bikorwa inama twabonye haruguru, ukongeraho no kwiha intego yo kutagwa mu bishuko, uzabigeraho bikoroheye. Inzira yo kureka ingeso y'ubusambanyi iragoye ariko irashoboka cyane. Izi nama nuzikurikiza uko ziri, nta kabuza iyi ngeso uzayicikaho bikoroheye. Si ibintu bihita bikunda mu gihe gito gishoboka, ahubwo bigenda bishira buhoro buhoro, ariko iherezo ukava mu bubata bw'ubusambanyi kugira ngo ugende urushaho kubasha kubaka urugo rwawe, urusheho kugenda ubana neza n'abantu. Reka ngushimire wowe wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Niba hari igitekerezo, kidusangize muri komenti kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'ikiganiro. Reka nkwibutse, niba wakunze ibyo twabagejejeho cyangwa se ukunda ibiganiro bitambuka ahantu, ukande like. Niba uri mushya, ukore subscribe kugira ngo tujye tugenda turushaho kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Ibiganiro nk'ibi byubaka, ibiganiro bijya inama, ibiganiro bihembura imitima ya benshi, ibiganiro bihembura imitima y'abatari bake kuri iyi channel nakagaruka. Reka rero ngusabe kugumana natwe kugira ngo tujye tugenda turebera hamwe ibiganiro nk'ibi biba bigenda bihembura imitima ya benshi. Ndagushimiye wabanye natwe kuva iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Duhurire mu biganiro byacu bikurikira.